Ikaze kuri TV show ni ya TV mwese mukunda muri benshi isigaye bagezaho ibiganiro biri ukuri, ibiganiro byinshi bikunzwe n'abantu benshi, ndetse akaba ari ya TV bagezaho ibiganiro by'inyurabwenge. Uyu munsi rero tukaba twabateguriye ikiganiro cyagiye gisabwa n'abantu benshi batubwira ngo uzatubwire ku mateka y'abazimu cyangwa se abazimu bundi ni ibiki, ese abazimu baba bahuriye namadayimoni, ese kugira ngo umuntu bavuga ati uriya muntu ni umuzimu, ese biba byagenze gute? Cyangwa se abenshi bakibaza abazimu babaho cyangwa amadayimoni abaho? Iki kiganiro nta handi hantu wagisanga uretse kuri TV yacu bayita Ukuri TV show. Nawe muntu wese utarakanda subscribe, tukwibutsa ukanda subscribe ndetse ukane no kuri ako kazegera kugira ngo tujye duhora tukugezaho ibyiza gusa by'inyurabwenge. Turaje dutangire muri iyi nkuru, tubanze tumenye umuzimu ni iki, ese umuzimu agera kuri iyi si yacu gute, ese umuzimu yinjira mu muntu gute? Turaje tubibagezeho byose dusasa inzobe. Eka dutangire dusobanurira abadukurikira, ese abazimu ni iki, ese abazimu ni bwoko ki, ese bahuriye hehe n'amadayimoni? Abazimu ni ubwoko bw'amadayimoni, baza mu isi kurindagiza abantu, baza biyoroshe ishusho y'umuntu wari uzwi hano ku isi. Urugero wenda twatanga kugira ngo byumvikane, bashobora kuza biyoroshe ishusho ya sogokuru, mukecuru cyangwa se muzehe wawe n'abandi bitewe n'abo bashaka gutera muri icyo gihe. Nyamara mu by'ukuri nta mpamvu n'imwe ku mukristo yo gutinya aba bazimu cyangwa se aya madayimoni, kuko ni amadayimoni nk'ayandi. Twagiye tubibona muri Bibiliya cyangwa se ahandi hantu amadayimoni yateye. Akenshi umuntu wafashwe n'amadayimoni, iyo ugize gutyo ugatokesha, ya madayimoni amurimo amuvamo ndetse akagenda. Ushobora gutokesha uvuga ngo toka dayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Muri Bibiliya bivugwa yuko iyo umuntu atokesheje avuga ngo toka dayimoni mu izina rya Yesu Kristo, iryo jambo ryonyine ryahawe ububasha n'Imana. Niyo mpamvu uzabona abapasiteri ndetse n'abandi bose baramya Imana, iyo bari gusengera umuntu ufite amadayimoni runaka, akenshi bakunze gukoresha toka dayimoni mu izina rya Yesu. Bishatse kuvuga ngo rino jambo rifite imbaraga, rishobora gutokesha ikibi cyose kiri muri uwo muntu maze ubundi kikamusohokamo. Aka ni akandi kantu k'ubwenge. Nyamara abapfuye ntacyo batumariye koko, kandi nta mpamvu yo gutinya abo bazimu cyangwa se ayo madayimoni, kuko burya kuri buri muntu wese wizera urupfu ntago ari ryo herezo. Twese turabizi, n'utanabizi agende asacinga ahantu muri Matayo 25 asome kugera kuri 45. Nakomeza gusoma aragera ahantu handitse ngo kandi ntago dukwiye kurutinya, kuko ni ubutumire dufite nk'abakristo buzatuma tujya mu bundi buzima buhoraho iteka. Tugikomeza kuri iyi nkuru y'abazimu, abapfuye ntacyo bashobora kumarira abakiriho rwose, nta nubwo bashobora kumenya ibya bene wabo basize hano kuri iyi si turiho, kuko aho bari nta bushobozi bundi bafite bwo kugira icyo bamarira abo basize. Ubwo ni ukuvuga ati ba bantu bapfuye benshi bajya bita ngo ni abazimu, iyo bapfuye burya nta kintu na kimwe bashobora kuba bamarira bene wabo cyangwa se inshuti zabo basize hano ku isi. Nubwo rero bameze batyo abo bazimu, ntago bazi byose, kandi nta n'ubushobozi na buke bafite ku kiremwa muntu. Nta n'ubundi bushobozi bafite, yaba ari kuri wowe
yaba ari ku wundi muntu ndetse n'abandi bakoresha iyo myuka mibi. Nk'uko itegeko rya mbere ry'Imana ribivuga, iyo wisunze ikindi kintu cyose atari Yesu Kristo wapfuye akanazuka, Data wa twese na Mwuka Wera, ikindi cyose wasenga ugaragara mu maso y'Imana nk'uri gusenga ibigirwamana. Ibi bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ati hari amadini amwe n'amwe tugiye kuyarondogora ashobora kuba ari mu nzaduka ndetse mu nsengero zayo bafitemo ibintu bimeze nk'ibishushanyo. Bamwe bagenda mbere yo kwicara bakabanza bakunama bakabiramya, and then noneho bagakomeza mu byicaro byabo, bamara no gusenga nanone bakagenda bakora n'ibindi bihamya bimeze ukuntu nk'aho bidahesha Imana icyubahiro. Ibyo ngibyo nibyo twari tuvuze hejuru mu busobanuro. Nyuma yo gupfa abantu benshi batinya abazimu, nk'uko bigaragara mu byanditswe byera Matayo 14 kugeza kuri 26. Twemera ko abazimu babaho, kandi nanone byavuzwe na Yesu amaze kuzuka abwiye intumwa ze ngo zize zimukoreho, ntago ari umuzimu. Mu buzima bwacu nk'abantu turavuka tugakura maze twarangiza tugapfa. Nyuma y'urupfu umuntu wese yakwibaza niba abapfuye hari icyo badufasha muri bwa buzima twari turimo busanzwe. Nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, abapfuye ntibashobora kubona cyangwa se kumva cyangwa se gutekereza. Abenshi mu banyabyaha bapfa bari gusamba, naho abenshi mu bakristo bo kuri bo gupfa biba bisa nk'aho ari inyungu, kuko baba bizeye Yesu Kristo yuko yabapfiriye ku musaraba. Dusoza kuri iyi nkuru yacu y'abazimu cyangwa se ku busobanuro bw'abazimu, aho twagiye tubona yuko ari abantu baba barapfuye baza gutera abandi, cyangwa se bakaza muri rya shusho rya bene wabo. Ashobora kuza ari nka sogokuru cyangwa se mukecuru wawe cyangwa se inshuti yawe mwabyirukanye kuva kera. Dusoza turagira ngo tuzakore igice cy'iki kiganiro cya kabiri, noneho kirambuye, tuvuge n'ibihugu byinshi byagiye biterwamo n'aya mazimu, kuko kuva kera abazimu bahozeho. Turagusaba gukomeza ukanda subscribe ndetse unasharinga bino biganiro kugira ngo twese twungure ubumenyi. Mwakoze kunkurikira. Uku ni Ukuri TV show, wariswatu yibagezaho aka Baba Yaga. Mwakoze cyane, Imana igumye ibarinde.